ku munyabwenge nibwo wahuye n'ibibazo uba ufite impamvu ibihumbi ubabara none ariko ukagira impamvu ibihumbi zituma ejo wishima. Ku munyabwenge ubabara none ariko ejo ukagira impamvu ibihumbi zituma wishima. Bivuze ngo umunyabwenge iyo aguye mu bibazo ababizi se? Oya. Bivuze ngo iyo ufite ubwenge nubwo ufite ibibazo no munsi. Ntabwo bivuze ko ubuzima buhagaze. Ejo ushobora kubyivanamo kandi ukabivamo neza. Twongeye kubahereza ikaze bakunzi ba Yana Media. Murakanya twongeye kugera kuri cya kiganiro isobanuro y'ibihishwe. Ijwi mwumva ryanjye ndi Jimmy Gilbert, ariko abo murifite kuri screen zanyu ni Sam ndetse na Bosco, mumaze kubamenyera cyane. Mumeze gute mwagamo? Turamahoro. Kristo Yesu nashimwe. Ashimwe burundu. Umeze neza? Turashima Imana. Mwatangiye umwaka neza? Twawutangiye turimo neza, dushima, tuvuga ubutumwa bwiza, dusabana n'abantu b'Imana. Nicyo kintu cyiza kiba gikenewe, kubera ko iminsi ya none imitima yacu ikeneye ijambo, ikeneye impuguro, kandi n'abantu baduteze amatwi cyangwa se badukurikiye nabo baba bafite inyota zo kumva ese n'ibiki tubategurira umunsi ku wundi. Yes, kuri uyu munsi murumva mugiye kutuganiriza iki, ariko hagati aho turabanza twakira n'undi muntu turi kumwe, Maureen kuri kamera, nawe arabapepeye abantu mudukurikiye. Byari binyisobye, ariko se kuri uyu munsi mwaduteganirije iki? Nk'ibisanzwe ikiganiro tubagezaho ni isobanuro y'ibihishwe. Abantu bamaze kukimenyera, turaganira, hakavamo amagambo yubaka ubugingo. Tuba turi kumwe na Samuel. Yes. Numva abantu bamaze kumenyera ikiganiro tubahereza kari igihoraho. Insobanuro y'ibishwe haba harimo ibyiciro bigeze muri bitatu. Dusanga muri icyiciro cya mbere ni amagambo y'ubwenge. Yego. Icyiciro cya kabiri tugasangamo ijambo twibaza. Hari ijambo mba mfite mba ngomba kubaza no mupapa akansobanurira, kuko nanjye byamaye guhora nsoma cyane kugira ngo mbashe gusobanukirwa. Birumvikana. Ariyo mpamvu nanjye njya mbwira abantu bashishikariza gusoma ijambo ry'Imana, kugira ngo tubashe gukomeza tugira ibyo twunguka. Abantu baravuga n'ubundi ijambo ry'Imana ni rigari, na Bibiliya irimo ibintu byinshi. Abantu baba bakomeza kugenda baganiraho nyine bungurana ngo nta muhanga muri byo. Yes. Rero tukaza gusoreza mu gutyaza ubwenge. Aro dusanga tubariza hari ibibazo tureba bimwe na bimwe dufite amatsiko cyangwa se twibaza tukabisubiza. Kiganiro abantu benshi bamaze kugikunda cyane. Abana ama comment rwose n'ama likes menshi, abantu bari kugenda rwose ubona yuko bafite inyota yo kumenya cyane isobanuro y'ibihishwe. Yes. Ndumva rero mwatangira tukareba uburyo ki twanzika, dore umubyizi ni kare. Umubyizi ni kare, dore tuba twanazindutse. Twakakira Bosco. Ushaka amagambo y'ubwenge. Amagambo y'ubwenge. Ijambo duhereyeho nivuga ngo mbere yo kurya ikintu cyose ujye ubanza urebe ko kidafite amenyo. Kuko nacyo ubwacyo gishobora kukurya se cyangwa bigenda bite? Urumva? Ushobora kurya ikintu nacyo cyageramo imbere kikakurya. Cyakurya gute se kandi wakiriye already wakimize? Niyo mpamvu twabwiye abantu tuvuga ngo mbere yo kurya ikintu banza urebe ko kidafite amenyo, kuko ushobora kukirya nacyo kikaza kongera kukurya. None se ntabwo ari wabona abantu aho ngaho uraza kudusobanura hari ukuribwa, hari icyo kintu kikakurya kirimo imbere wenda muri wowe, hari no kukumunga.
no kwishyiramo imbere. Niyo mpamvu nyine ari ijambo ry'ubwenge. Utwo tuntu tubiri ni ijambo riba ririmo ibintu byinshi rihishwe, yego, tukarivuga mu buryo buhinnye ku buryo wowe ushobora kugenda ukiramburira. Riba rizimije, ni ijambo rigufasha gutekereza ukitekerezaho. Yego, ariko ikintu ngiye kurya nicyo nyacyo kirimo, ngiye kukirya. Ariko kandi iyo tuvuze kurya ntiwumva umunwa gusa. Hari ikintu ushobora kurya utaginyujije mu. Niyo mpamvu ari ijambo ry'ubwenge. Reka risobanureho gato. Niyo mpamvu ari ijambo ry'ubwenge. Reka risobanure gato twumve. Biraza kugorana mw'abantu mwe. Ariko nyine niyo mpamvu ikiganiro cyitwa insobanuro y'ibihishwe, ubwo natwe tugiye kumenya neza uburyo ki ushobora kurya ikintu. Hari ibintu hari ibintu batugira inama avuga ngo ibi bintu biriye ushobora kugeramo imbere bikakwangiza. Yes, cyane. Yo urugero unyoye nk'inzoga za zindi zikarishye cyane, si hari izo batubuza kunywa, banagusaba kubanza ugafata ibyo kurya. Ushobora kuyinywa bugahinduka ubuzima bwawe, ukazisanga ahubwo zarakuriye mw'imbere, ahubwo nawe zikakurangiza. Nubwo ubona ari amazi kubera ko nta munwa bifite, ariko bifite amenyo atagaragara, ku buryo bigeramo imbere nawe bikakumunga, bikakurya. rero kurya ikintu cyose wagitekereje ko kidafite amenyo nubwo utayabona, ugasanga wishe yasiroga avuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Ushobora gusanga ba basore bacu b'imico mibi, ushobora kwigira ngo njyanye inkumi, kagenda naho ubwo yararangiye kera, wazarangiza ngo mugasanga mbere yo kurya ikintu cyose reba ko kidafite amenyo, banza ugire ushishoze. Muri iyi minsi ko ibintu byose bisigaye ubirya nabyo ari indyankurya. Urumva abantu badakwiye kugira ubushishozi ikintu cyose, nubwo byitwa kurya, ariko banza ushishoze ikintu ngiye kwinjiramo. Ngewe ntigishobora kuzangarukana, ahubwo kikanyinjiza aho ndi kukinjiza. Yego, ushobora kurisesengura ukajya mu bintu byinshi ukagera aho ati iki kintu ngiyemo gishobora kukugiraho ingaruka mbi kurusha ikintu ukoze. Nicyo jambo rishatse kuvuga. Twagiye ku ijambo rya kabiri. Buriya abantu muri commentaire bazagenda batubwira byinshi aho batasobanukiwe, tujya tubibona, bazagenda batubwira, nabo bazajya batubwira ibintu babona nabo bashobora kurya, gasana nabyo birahindukiye birabariye. Ni byinshi cyane, ni byinshi cyane. Twakomeza. Rindi jambo riravuga ngo ku munyabwenge nibwo wahuye n'ibibazo uba ufite impamvu ibihumbi, ubabara none ariko ukagira impamvu ibihumbi zitumeje wishima. Ku munyabwenge ubabara none ariko ejo ukagira impamvu ibihumbi zituma wishima. Bivuze ngo umunyabwenge iyo aguye mu bibazo ababizi se? Oya, bivuze ngo iyo ufite ubwenge nubwo ufite ibibazo no munsi, ntabwo bivuze ko ubuzima buhagaze. Ejo ushobora kubyivanamo kandi ukabivamo neza. Niyo mpamvu nubwo ufite ibibazo ariko ufite n'impamvu igihumbi zo kwishima. Kubera iki? Iyo ikibazo kije ntabwo kiba kije kukwica, ni etape y'ubuzima. Ugomba kumenya ko ubuzima uyu munsi biremera ejo bikanga. Uyu munsi biremera ejo bikanga. Ubundi iri jambo rivuga ngo ubuzima, kuba mu buzima bimeze nko kurya no kunywa. Mu buzima uzarya unywa, mu buzima uzahura n'ibibazo, mu buzima uzahura n'ibyiza. No, ugomba kwemera ko ubuzima ariko bumeze, niko buforoma. Donc ibibazo n'ibyishimo ni nko kurya no kunywa, bizasimburana.
Bosco arakoze cyane ku bw'amagambo y'ubwenge biraduhaye, ababwiye ko tuba dufite amagambo menshi cyane, kuko ni igitabo ndatekereza kigeze muri page 60. Urumva igitabo kigeze muri page 60 harimo amagambo menshi cyane. Nuko iminsi igenda ishira, ndatekereza bari gutekereza n'ibindi bintu genda byiyongeraho birahari byinshi. Ubwo rero tugiye ku gice cya kabiri, nk'uko nababwiye ngo iki kiganiro cyacu kiba kigezwe n'ibice bitatu. Tugiye ku gice cya kabiri ariho dusangamo ijambo ry'Imana cyangwa se umurongo muri Bibiliya umuntu wese yakibaza cyangwa se n'undi ashobora kuba yagiraho ikibazo cyangwa amatsiko yabasha kudusobanurira. Yes. Ijambo ry'umunsi turarisanga muri Zaburi ya 25 umurongo wa 3. Kadusomere. Reka dusome. Aravuga ngo siko bizaba mu bamutegereza nawe uzakorwa n'isoni, abava mu masezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Amen. Bibiliya iravuze ngo siko bizaba ku bamutegereza. Turyumve kimwe rino jambo, siko bizaba ku bamutegereza. Nta n'umwe wo muri bo uzakorwa n'isoni. Urumva, abantu bategereza Uwiteka nta n'umwe wo muri bo uzakorwa n'isoni. Sinzi niba abantu rino jambo baryumva kimwe. Nta muntu wizera, nta muntu usenga, nta muntu wakiriye Kristo n'umwe uzakorwa n'isoni. Ngiye aho mfiteho ikibazo. Urabona abantu basenga kenshi muri sosiyete tubamo, kunda gusanga aribo abantu bakunda guhura n'ibibazo, ya bibazo by'ubuzima, ya bibazo, donc ukabona nyine ubuzima bwabo, imibereho yabo iragoranye cyane. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo siko bizahora, siko bizaba ku bamutegereza. Nta muntu uzakorwa n'isoni. Ukibaza umuntu arasenga, akora, donc akora abayeho muri condition Imana ishaka, ariko ugasanga niwe muntu uruhijwe n'ubuzima, ugowe n'ubuzima. Ugasanga byo kurya ntabyo rirahura gute ntazo. None turabihuza gute? Iri jambo ni ukuri cyangwa si ukuri? Kuko biravuga ngo siko bizaba ku bamutegereza nta n'umwe uzakorwa n'isoni. Turabisobanura gute? Kandi icyo kibazo natwe dufite, kubera ko usanga ahubwo abantu benshi bakabaye bumva iryo jambo, basenga buri munsi, mbese babayeho mu buzima wenda Bibiliya ivuga ati ubu ni ubuzima bw'umukristo, ariko ugasanga niwe muntu uhura n'ibyo bibazo hano hanze wakozwe n'isoni, ahubwo byarabaye ibintu byarayoberanye. Murakoze cyane. Ubundi Bibiliya ni ubwiro. Ijambo ry'Imana ntago ari ikintu kidafite agaciro, ahubwo kimeze nka zahabu itabye hasi kugira ngo uyigereho bisaba gucukura kugira ngo wumve icyo Bibiliya yashatse kuvuga. Iyo Bibiliya ivuze ngo ntawo mu bamutegereza uzakorwa n'isoni, iyo warwaye ibyo ntago ari ugukorwa n'isoni. Niba bagusohoye mu nzu ibyo ntago ari ugukorwa n'isoni. Niba waburaye ibyo ntago ari ugukorwa n'isoni. Niba hari ibintu bitari kugenda, business itagenda, ibyo si ugukorwa n'isoni. Niba bagutereje cyamunara ntago ari ugukorwa n'isoni. Bibiliya iravuga ngo ntawo mu bamutegereza uzakorwa n'isoni. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana ntijibeshya, Imana iteka ivuga ukuri. None se bivuze ngo aba bantu bagerwaho n'ibyo ngibyo ntabwo babakozwe n'isoni. Ntabwo babakozwe n'isoni, cyangwa se babakozwe n'isoni kubera ko batari mu bantu bategereje Imana. Ibyo ngibyo ntago ari Bibiliya yambwiye ngo ibyo ntago ari ugukorwa n'isoni. Nyine nihe gukorwa n'isoni. Noneho gukorwa n'isoni, Bibiliya iravuga ngo umunsi Kristo azagaruka bamwe bazazukira kubona ubugingo buhoraho,
abandi bazukire gukorwa n'isoni. Abantu bazakorwa n'isoni Kristo agarutse, ubwo bazaba barimbutse babonye iby'imirimo mibi bakoze bibagarutseho. Bibiliya iravuga ngo nibwo abantu bazakorwa n'isoni. Muba mutegereza, nta muntu n'umwe uzakorwa n'isoni. Aba mu masezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. none ibi tubona mu isi nyine ibyo ari gusobanura. Ibyo ntabwo ari ugukorwa n'isoni, ni etape y'ubuzima. Uyu munsi biba biriho, ejo bigashira. Uyu munsi biba biriho, ejo bikarangira. Niyo wapfa upfiriye muri gereza ntago ari gukorwa n'isoni. Gukorwa n'isoni ni umunsi uzazuka ukazukira kurimbuka. Nicyo Bibiliya yita gukorwa n'isoni. Ubwo biravuze ngo muri ubu buzima nta muntu ushobora gukorwa n'isoni agihumeka. Niba wizera Imana, Imana yakubwiye ngo ntago wakozwe n'isoni. Satani arakubeshya. Icyo Satani akora iyo warwaye cyangwa ibintu bitagenze neza wacuruje wahombye, akumvisha ko wakorwe n'isoni, ariko Bibiliya gukomeje irakubwiye ngo uko si ugukorwa n'isoni. Ni etape y'ubuzima. Rikumbwira ngo ubuzima bwayoberanye, mwana wanjye bamwirukanye mu ishuri cyangwa se bansohoye mu nzu. Urabona wenda ubuzima bw'abantu baba mu mijyi cyane cyane buba bugoye. Ubwo urambwira ngo ninandagara ku gasozi isoni zirenze izo ni izi, kandi ngo nirirwa mu cyumba ndasenga. Kwirirwa mu cyumba, kwirirwa mu cyumba usenga, kwirirwa mu cyumba usenga no kurwara no gupfa. Hari ikibazo kiriho ku isi kirenze gupfa. Hari umuntu utazapfa. Impamvu nuko nta kintu twagikoraho kubera ko nyine si kibi, si kibi, ni kibi. Nta n'umuntu nyine wagifataho umwanzuro, nta n'ukifuza. Niyo mpamvu rero ibindi byose byaba ntago byagera ku rupfu, kandi duhura nabyo. Kandi rero n'abadasenga umenye ko barwara n'ibyo bibazo wowe usenga uvuga wahuye nabyo, nabo bahura nabyo. Yego nabo bahura nabyo. Guki wowe w'umukristo ari wowe urira uvuga ngo wakozwe n'isoni? None ubwo itandukaniro ry'umuntu usenga n'udasenga hagati aho ku buryo byamukurura kugira ngo aze avuga ati we nanjye nje muri bariya ntegereze nsenge, wenda nizihe nyungu n'iki yabakurikiye, nizihe nyungu azabakurikiye kurenza urundi rugero ashobora kubona ku wundi muntu wenda udasenga ariko ubayeho neza. Inyungu tubonera muri Kristo Yesu ni ubugingo buhoraho. Inyungu tubona muri Kristo Yesu ni ubugingo buhoraho. Niryo sezerano rikuru riruta yandi, nuko tuzabana n'Imana mu ijuru. Naho iby'isi tutabibona, naho ubuzima bwarangira aka kanya turi muri iki kiganiro, naho bwarangira ejo, inyungu dukurikira tubona mu Mana nuko tuzabona ubugingo buhoraho. Umuntu utari mu Mana icyo ntacyo azabona. Ikindi cyose uzabona ku isi uzasanga n'abadasenga bagifite banabikurusha. Wenda nuko ari byawe nyine ijambo ry'Imana tubwira ngo byahishwa abanyabwenge ngo bisobanurirwa wabaswa. Ariko ibyo bintu uri kudusobanurira ku ruhande rumwe birumvikana kuri bamwe bategereje nyine, sibyo? Ariko hari undi muntu nawe ufite inyota yo kuvuga ngo se ni iki kintu cyankurura kugira ngo nze kuri Kristo, nze kuri Kristo nubwo mbayeho muri ubu buzima, wenda nanjye mbe nabasha kukihanganira, nanjye byibuze wenda nzavuga ngo hari igihe nzagera bigakemuka nanjye nkajya mu buzima bufite ishusho. Ni ikihe kintu? Kubera ko hari umuntu ushobora kuvuga ati n'ubundi bariya nubwo basenga ariko ubuzima bwabo rwose oya rwose. Ni uwo muntu wamubwira iki? Ntago Imana ikeneye ko uyikurikira kubera ko yakwemereye inyungu za hano mu isi. Imana ishaka ko uyikurikira kubera ko ufite umutima uyikunda. Just that. Ntago Imana ikeneye umuntu uyikurikira kubera imigati. Gusa urwo rukundo rwo gukurikira Imana ku migati Imana ntago rugukeneye. Imana ikeneye umutima wamenetse. Kandi iyo umutima wamenetse ntago umenwa kubera ko wariye amata n'amagi. Umutima umeneka kubera ko wagize urukundo rukwegereza Imana. None se kukiyemera ko ibyo bintu bikugeraho by'ubuzima buruhije kandi ibona ko umutima wawe wayimenekeye? Iki ishaka ni umutima. Imana ishaka umutima. Iki ishaka ni umutima wawe.
we ntabwo ishaka ko Imana ntabwo ikeneye kubyibuha kwawe, ntabwo ikeneye kurya. Icyo Imana ishaka umutima wawe, umutima yaguha ukarya ugahaga ifite umutima, ibyo ntacyo bitwaye. Iwawe utariye umutima wawe yawubonye, ibyo ntacyo bitwaye. Iki ikeneye yaje gushaka ni umutima wawe. None kuki izi ko nta mbaraga mfite nk'umuntu nyine, nta mbaraga mfite kuko nk'izayo ku buryo wenda nshobora kuvuga ngo kuko Imana n'umutima wanjye ishaka, reka nihangane nicwe n'inzara nirukanwe nambara ubusangire nihanganira icyo kintu kuko ishaka umutima. Kuki ituma bingeraho kandi ziko ndi umuntu kandi ibyo bintu ntabasha kubyihangana? Impamvu wowe uvuga ngo nta mbaraga ufite, icyo nyine nicyo Satani yakubeshye, yakubwiye ko utazifite. Niyo mpamvu bivuga akazi byirinda, yakubeshye ko utazifite. Ariko Paulo yandikira Abefeso igice cya mbere umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 20, harimo ijambo muri iyo mirongo rivuga ngo ubwo Imana yazuraga Kristo mu bapfuye yamukoreyemo imbaraga. Bibiri ikavuga ngo izo ngizo niho Imana ishaka guha twebwe abizera. Paulo akavuga ngo Abefeso ndabitegereza nkabona ko ibyo bintu mutabyumva, ngiye kubasengera Imana ibaha ubwenge muhishurirwe mumenye n'ubwiza buri muri Kristo Yesu. Aho ngaho kugira ngo mumenye imbaraga urazifite, ahubwo Satani yakubwira ngo ntazifite. Ubundi icyo Satani akora, aza kukubeshya ko kuri identite yawe, akakubwira ko utari umutsinzi, akakubwira ko udashoboye, akakubwira ko bitazakunda, akakubwira ko nta n'imbaraga Imana yaguhaye, ko ahubwo uri wo kugirirwa imbabazi. Kandi Imana yarakubwiye ngo uri umutsinzi. Yes, nibyo. Yeah. Ni ijambo riba rikomeye kandi nyine tuba tugomba gusaba umwuka w'Imana akaburuka akadusobanurira. Nanjye suko mba ntabyumva, ahubwo mba mpagarariye undi muntu uri hano muri comment kugira ngo mubarize ikibazo nawe yakibajije kiri muri we. Ariko hagati aho n'undi wese udukurikiye, nawe udukurikiye nyine ufite ukundi kuntu uri kubyumva, wajya hano muri section ya comment ukatubwira, ukaduhugura ko twatangiye tuvuga yuko nta muhanga mu by'uru rugendo, nyine tugahana ibitekerezo kugira ngo tukomeze kureba uburyo ki twagenda muri urugendo kandi tutagiye kure amategeko y'Imana. Yes. Papa afite ibintu byinshi cyane. Dufite inzu y'ibitabo. Afite ibintu byinshi cyane pe, kuko urumva yaragiye muri Abefeso wumvishe ko twatangiye kumusharija. Twatangiye kumusharija cyane. Afite ibintu byinshi muri mu tugomba kumva. Urumva ko muri we harimo ibintu byinshi cyane by'ubwenge. Natekereza aka akantu gato tuvuzeho, n'ubundi ntago turekeye, turacyari kumwe. Yego. Ariko ku bw'igihe reka turekeye utatuzagaruka. Tujye ku gice cya gatatu. Igice cya gatatu niho usangamo ibibazo byo gutyaza ubwenge, n'umuntu wese ashobora kwibaza. Yego. Nabyo n'ubundi biba biri muri Bibiliya. Ubwo kakira Papa Bosco. Umuntu bita Labani uramuzi? Labani. Bibiliya itubwira umugabo witwa Labani. Labani. Mwebwe umuzira. Labani ndumva mwumvaho muri bi, ariko amakuru mufiteho cyane. Izina nanjye ndumva ndizi, ariko ntabwo ndi gutekereza ibintu nabo ndi muziho nkabibura. Cyatore muratsinzwe. Gende mujye gusoma. Basi yari nyirarume wande. Labani yapfanaga iki na Yakobo? Yari nyirarume. Tutazi Labani. Ayo dusakonya kujya gusoma. Labani yari nyirarume wa Yakobo. Ntabwo muzi ko Yakobo ahunga Esawu. Yahungiye kwa nyirarume Labani. Esawu wenda mizi ko ari umuvandimwe wa Yakobo. Akareo yagiye agatendera Rasheli nande? Rasheli na gutendera no gukora iki? Gukorambagiza. Yagiye gukorera umugore. Kurambagiza ni gukorera umugore.
yagiye gukorera umugore Yes. yagiye kwa nyirarume bamuha umugore akunda umugore witwa Rashid. amukorera imyaka ingahe 7 7 igeze baramumwima bamuhande bamuhanuza ni Leya ninde ntago neko bampaye baramutuburiye bamuhareye Leya babyuka aho kumuha Rasheli bamuhaye Leya arongera amukorera indi myaka ibibaye 14 yaba mumuhe harya Yakobo ko numva barangije kumuha Rasheli nyuma y'imyaka 14 nibwo bamuhaye Rasheli ntago ho mfite amakuru cyane nase gusa nzi ko yamukoreye indi myaka nayo 7 se 7 cyane yakoreye indi myaka 7 ubwo se urumva atari 14 ariko bombi yarabatwaye nase eko yarafite abagore babiri bombi yarabatwaye yanze kunyurwa ariko se na babiri yarafite babiri gusa buri yakobora afite abagore bangahe 4 ubundi Rasheli we ntago yamukoreye imyaka 7 ngo babone kumuha ahubwo nawe kubera ko ni nawe yashakaga bahise ko bamumuha ahubwo amukorera amufite imyaka 7 irashira ni ngaho bamumuhaye umwenda yo gukorera Rasheli ariko yamukoreye imyaka 7 abana nawe nuko yabanaga nabo bombi yes nako yakoze imyaka 7 ya mbere abana na Rasheli oya imyaka 7 ya mbere yarayikoze irangiye bari bamwemereye kumuha Rasheli imyaka 7 ya mbere ishize ntibamumuha bamuhareye kubera ikiba ubundi nyirarume Labani yamuhaye Leya amubwira ko ari ukubera iki kwenda ni gutekereza nyine Rasheli yari muto kurusha Leya Rasheli yari muri muna wa Leya aramubwira ngo iwacu mu muco ntago dushingira umukuru agihari ariko urumva ko ari ukumuriganya bari bamwibye nyine baramubwira ati rero bufashe Leya niba ushaka Rasheli uzakora indirimbo imyaka 7 abakuru ariko nawe bahita ko bamumuhereza batungira rimwe basa n'abamumuhaye umwenda aramukorera nase ubwo niyo barahise bamumuha n'undi atarakura yarakuze kuko yarageze igihe cyo gushaka n'ubundi baramuriganyije twajya ku iyi session niko numva nzamenyeramo ibintu urumva ko nta kantu gato ni ubumenyi busanzwe mu bya Bibiliya ni kureba ko musoma iyi session ahubwo dusaba kwicara tugasoma kuyikurikira cyane dusaba gusoma no kwicara tugasoma kumbura tugakomeza ako ntigahagije se oya dukeneye n'utundi natunganye hari ahantu wabuzi abamarayika bariye muri Bibiliya bakarya ibiryo kuko abantu barya numva nyizo kwa Abraham Jimmy barariye ntabwo ngiye ndi kuhayoka kwa Abraham barariye rero abamarayika bararya uko usanzwe bizi abamarayika bararya haje muntu bagira inda ese ko Bibiliya ijambo ry'Imana tubwira ngo baza kugira baza gusezeranya Sara igihe cya Sara baza gusezeranya Sara kazabona urubyaro uvuga ko Abrahamu yababagiye nuza ikimasa nyina n'umutsima yababagira ikimasa n'umutsima aranje arabakira bamaje kurya bahaze babona bagira ute barahanura ariko bivuga ko Abrahamu yarageze ute yari yabamenye uronekeza ko baje nyine mu ishusho yo kurya hoye
ntabwo baje mu ishusho yo kurya, ntabwo bari baje mu ishusho y'abamarayika ahubwo nyine baje mu ishusho niba navuga ya kimuntu, mu ishusho muntu ariko ari abamarayika. Ubwo ni nayo mpamvu bari, kuko turibuka ko bajya kurimbana nanone Sodoma na Gomora, ntabwo ari abamarayika baje mu isi ariko baza mu buryo bw'iki nk'abantu. hari abamarayika bafite ubushobozi bwo kwihindura bakambara umubiri w'abantu ku buryo bashobora kurya. Niyo mpamvu hariya kwa Aburahamu bayiye. Hari n'abatarya ngo baba batandukaniye. Ubwo batarya abamarayika baza mu buryo bw'umwuka nyine. Byaba ari isomo rirerire. Hari abamarayika bakozwe mu rumuri. Icyo kiganiro mu rumuri ni isomo rirerire. Uru rumuri tubona se cyangwa urumuri rwo mu mutima? Ubundi haba isomo ryo kwiga abamarayika gusa. Katuzarigarukeho. Isomo zaridutegura. Isomo zaritegure tu. Iryo somo zaridutegura. Yige kabisa. Irakomeye ariko ni isomo rihari kwiga abamarayika. Ni naho wigamwe abadayimoni ukigamo n'abamarayika beza byose hamwe. Ariko hari abamarayika bashobora kurya. Bakambara umubiri w'umuntu bakarya bakavuga mukaganira bisanzwe. Donc ukabona ari abantu kandi ari abamarayika bakongera bagafata indi forme bakagenda. Ese iyo bagiye wa mubiri ujya barawiyambura. Bize ngo bifitemo ubushobozi bwo kuba bakiyambura umubiri wa kimuntu. Bakaba mu buryo buri kwibaza. Umubiri uhita ubura nyine. Yego bakabura. Kuko ntiwibuka kwa Gideon kwa Samusoni. Kwa Samusoni marayika yaraje aganira, ariko baramubura. Baramubonaga physically nyuma baramubura. Arigendera. No kwa Gideon marayika yaraje arangije aramubura. Urumva rero abaje mukavugana ubona asa n'ufite umubiri mu kandi kanya ukamubura. Bafite iyo ability. Urumva ni isomo rirerire ryagutse, katuzarifatira umwanya turiganireho twitonze. Dufite ibintu byinshi bantu mudukurikiye, murumva aya masomo hari ahantu mwigeze muyumva handi. Mufite impamvu nyinshi mukwiye kuba muri hano kuri yana. Sama wakomeza niba sinzi niba tugiye gusoza cyangwa twasoza. Twasoza. Imana iguhe umugisha Bosco, Sam nawe Imana iguhe umugisha cyane. Byari by'igiciro kuganira namwe, byari by'igiciro, ni byinshi twagiye twunguka, nanjye ubwanjye hari byo nagiye menyera hano, kandi ndizera ko n'abantu badukurikiye nabo bagiye nabo biyungura ubumenyi, bumva ibyo batari bazi. Iki kiganiro isobanuro y'ibihishwe ntikikabure, sibyo? Bose mujye mukomeza dutegura ibintu byiza cyane, kubera ko hari abantu nzi benshi bagira ubute ubwo gusoma Bibiliya. Ariko ubu ngubu hari umuntu ubu yise yumva story imuteye amatsiko, noneho bikazamupreshinga kujya gusoma. So rero mwakoze cyane, Maureen wakoze cyane kuri kamera. Ikiganiro isobanuro y'ibihishwe n'ubundi nakagaruka, reka icyo umunsi tugisoreza ahangaha. Ngewe ndi Jimmy Gilbert, n'ubundi turakomeza kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.